Murakoze. Nanone kanseri abantu bayifata nk'ari indwara imwe. Mu by'ukuri nagira ngo mbonereho umwanya wo gusobanura kanseri icyo ari cyo. Kanseri ntabwo ari indwara ngo ujya ukumva umuntu ngo yarwaye kanseri. Mu by'ukuri ari y'ibere, ari y'inkondo y'umura, ari y'uruhu, ari y'amaraso, ni indwara zitandukanye. Kandi niyo tuvuze ngo kanseri y'ibere, rwose dufite kanseri y'ibere ugasanga harimo ubundi bwoko, kuko bose ntibavurwa kimwe. Ari nayo mpamvu iki kiganiro mwakoze kudusura. Ni ingenzi rwose abantu kumenya ko kanseri yaba ari iy'ibere harimo ubwoko bugera ku 8 cyangwa 10 byose ari kanseri y'ibere. Hanyuma ni n'amahirwe nanone kumenya ko nubwo tuvuga kanseri y'ibere ariko rugero nafashe, n'abagabo bagira kanseri y'ibere. Ubu ngubu aho mperukiye mu bitaro by'Ibutaro twari dufite abarwayi ba kanseri y'ibere b'abagabo bagera hafi 8-9 kandi bari ku miti bameze neza. Ikindi kintu umuntu yatindaho nanone asobanura nuko uko wayita uko ariko kose, ariko kanseri irakira. Cyane cyane ko dufite ubushobozi ubu ngubu kurikira igihugu cyacu aho kigenda kigera. Dufite ubushobozi, kanseri iyo jeze mbere turazivura zigakira. Ariko igikomeye nuko abantu batinda kwisuzumisha, batinda kuza kwa muganga, cyangwa batinda no kumenya icyo barwaye. Ugasanga rero indwara yaje nyine iri mu cyiciro cya nyuma. Kuba kanseri ivurwa igakira nkuko mwari umaze kubitubwira, ngira ngo no mu biganiro bigiye bitandukanye abaganga bagiye bakomeza kutugaragariza ko kanseri bishobora kuvurwa igakira. Usibye na kanseri n'izindi ndwara ziba zishobora kuvurwa zigakira iyo umuntu yaje atamaze kuremba cyane. Nk'abahanga mu kuvura indwara zo mu mubiri, mubona ari ukubera iki by'umwihariko kuri kanseri turimo kuvuga uyu munsi? Ni iki cyaba kituma abantu akenshi baza kwivuza kanseri ariko mwapima mugasanga baratinze cyane, ari nabyo binashobora gutuma bamara igihe kinini cyane mu bitaro? Ikibazo nyamukuru ni ukubera ko wavuga ko batinda mu ngo zabo, batinda mu bigo nderabuzima, batihutira gushyiraho umwete kumenya ngo ni iki rwose uyu murwayi arwaye. Ikindi kanseri ikibi cyayo ikindi ntabwo iryana, kiza ari ikibyimba, kiza ari ikintu usanzwe kikakuba ku mubiri ukacyihorera. Uko ukihorera niko gikura, uko ukihorera niko kigenda gihindura navuga isura. Ubwo rero bigatuma kwa kundi bagenda ari ukujya gutinda mu mago yabo, ibigo nderabuzima, cyangwa se kujya n'abapfumu ntitwatinya kubavuga kuko nabo baradindiza, ugasanga umuntu aratinze akiri aho ngaho. Niyo mpamvu usanga baza nyine byakomeye, kuko uko nabikubwiye kanseri ntabwo iryana, ariko itangira kuryana cyangwa guteza ibibazo muri ya stade twakuvuga ngo ni stade cyangwa twavuga stade cyangwa icyiciro mbese indwara ikuze kwa indwara yakuze. Wenda umuntu ashaka gufata urundi rugero nka kanseri y'inkondo y'umura, turagenda tukayicamo ibice tukayita kanseri kuva kuri stade ya mbere tukagera ku stade ya 4, naho tugenda tuvuga ngo stade ya mbere A, stade B, naho tukagenda tuyicamo ibice ugasanga ifite nk'ibice 8 urebye cyangwa 12. Abantu benshi baza buriya ari stade ya gatatu ya kabiri, aho bavira nyine bakareba kuva byabaye ikibazo. Ariko ntago biba bitangiye icyo gihe, biba byaratangiye kera. Hari ibintu bisohoka mu nda y'ibyara bidasanzwe, hari ibintu abona bidasanzwe. Hanyuma muri uko kuntu agenda atinda ntawukora akazamini ko kuyitekerezaho,
ugasanga aje indwara nyine yarabaye nkuru cyane. Ubwo rero bigasaba, iyo yabaye nkuru bigasaba kubanza kumenya stade, ko nanabikubwira nanone, ntabwo kanseri uko ije duhita dutangira kuyivura. Hari igihe tubanza kureba ngo igezehe. Kanseri iri ahantu hamwe ntabwo isa nka kanseri yageze, urumva turavuga inkondo y'umura, ariko reka tuvuge ngo yageze kuri nyababyeyi yose, cyangwa se yarenze nyababyeyi yose, yagiye mu mwijima, yagiye mu rwagashya, yagiye mu bihaha. Ukuntu turi buyivure biratandukanye na ya yindi yaje ikiri ku nkondo y'umura gusa. Urwo ni urugero natanga ku kanseri, ko turimo turazuga muri rusange, ariko twavuga izo ngizo cyane kubera ko arizo zidindiza umuryango, kuko abari abagore bose barahazaharira. Mwarimu urimo kutubwira yuko nyine abantu bashobora kuhazaharira bitewe n'uko baba babimenye batinze, kandi kumenya batinze ni uko nyine igitangira ibitaratangira kuraza umuntu kumusonga. Iki kintu cy'uko wenda umuganga ashobora kwibuka kuba yapima kanseri ari uko wenda umurwayi agarutse kenshi, cyangwa se imiti yamuhaye wenda ntabwo yamufashije, ntitube twakwibuka kuba twayipima kuri ya nshuro ya mbere umurwayi yaje wenda ataka ikintu runaka, wenda byakagize n'amahirwe bikadufasha yuko uyu murwayi ashobora gutangira kuvurwa nyine hakiri kare. Mubona hakwiriye kuba hakorwa iki, Dr.? Kugira ngo bishoboke no ko habaho ubukangurambaga. Ubukangurambaga ntibube ku barwayi gusa, cyangwa se muri kuba babandi abajyanama b'ubuzima, ariko hakabaho wenda nko kwa muganga naho hakabaho ubukangurambaga, no mu masantere de sante cyangwa mu maposite de sante, cyangwa n'abandi bajyamo bandi bavuzi gakondo, hakabaho ubukangurambaga yuko indwara uvuye kabiri gatatu idakira, rwose gerageza kohereza uwo murwayi ahandi hantu bakurushije ubushobozi, cyangwa se baza amatelefoni yacu ntabwo tujya tuyafunga nk'abaganga, cyangwa se ubaze. Kandi n'umurwayi nawe reka kwivuza indwara runaka, kuko igihugu aho kigeze vrema kwivuza indwara ntibakubwire ko ari koronike, ntibakubwire ko iyi ndwara igeze ku cyiciro gikomeye, ntabwo biba ari byo. Buriya ni byiza yuko umuntu amenya indwara akavuga ati ndwaye iki, kiravurwa muri ubu buryo, ari umurwayi ari umuganga, bakabaho umwanya wo gusobanura, cyane cyane ugasobanurira uwo murwayi, cyane cyane ugasobanurira n'uwo wenda n'umurwaza nawe akamenya ati mama, data, mushiki wanjye, musaza wanjye arwaye iki, kirimo kiravurwa muri ubu buryo, bizagenda gutya, kugira ngo twirinde rwose gutindaniza indwara. Ariko igikuru cyane ni ukuba ubukangurambaga ku byiciro byose by'abaturage, cyane cyane abari mu nzego z'ubuzima, ariko n'abaturage ubwabo. Hanyuma ikindi kintu wenda umuntu yakwiyongeraho buriya ni uko haba hari icyo twakwita factor de risque cyangwa risk factors. Urabizi ko wanyweye itabi imyaka 20, urabizi ko unywa inzoga imyaka 30 irashize, umwaka nk'uyu urarangiye, wa mugane ko wavugaga ngo umwaka urarangiye, ntabwo urareba umwijima wawe, nturareba impyiko, nturareba urwagashya, nturareba impindura. Naho kandi abantu bafite amasiranse, abantu bacu benshi bafite amasiranse, ukibaza impamvu atavuga mu gihe cyo kwiha ubunani, kwiha noheri, kuki atafata uwo mwanya akaza tukareba kuri izo nyama uko zimeze, uko zihagaze. Ibi byose nk'uko mwari mumaze kubitubwira, yego nyine hagomba ubukangurambaga ku mpande zombi, yaba abatanga serivisi z'ubuvuzi ndetse n'udukurikiye muri kano kanya, ukwiriye wa mugani we mu byo yiha, mu byo yihemba, akihemba no kumenya uko umubiri we uhagaze ndetse no kugira ngo awiteho. Ibi byose kuba umuntu yakwihuta kujya kwa muganga, atari ukuvuga gusa ngo mu ngamba mfite nuko ngomba no kuzipimisha nkamenya uko ubuzima bwanjye buhagaze wenda muri uyu mwaka. Ikindi gishobora kuba cyatuma umuntu wenda atinda, kimwe mu bishobora gutuma umuntu atinda nuko nyine ataraye kumusonga, ariko byose hari nk'utumenyetso runaka aba ashobora kuba yabona.
cyangwa se ibimenyetso mpuruza, wenda ntibibe bikiri utumenyetso dutoya ariko noneho bikaba byanabaye n'ibimenyetso mpuruza. Ibimenyetso bya kanseri wenda tuvuge ntabwo turamenya ngo yafashe ibere, yafashe se inkondo y'umura, yafashe se prostate, aho ariho hose yafata, ariko noneho ni kanseri. Ni ibihe bimenyetso umuntu ashobora kubona ku buryo yavuga ati wakwipimisha, nyamara nubwo maze iminsi nivuza yego nkabona ntakira, ariko wakwipimisha tukareba niba nta na kanseri mfite? icyo wenda kugisubiza byo nafata kanseri, wenda kuri kanseri ntabwo biragoye ko twavuze ko kanseri atari indwara imwe. Biragoye kugira ngo uzabone kanseri ifite ibimenyetso bimwe, ariko hari ibimenyetso wenda reka mvuga nk'uko bivuze ngo mpuruza. Hariho ibimenyetso umuntu ahura nabyo ukavuga uti ariko wakwipimisha byimbitse. Urugero, umuntu gutakaza ibiro mu gihe kidasanzwe, ibyo ni ibimenyetso rusange. Umuntu atakaje ibiro, ntabwo abyibuha, ntabwo, icyo ni ibimenyetso. Ikindi, umuntu ugasanga umuntu arimo arumagara, buri kanya aranywa amazi, cyangwa se afite amatembabuzi ye yose yarashize, cyangwa se urabona inzara zigenda zihinamirana, urareba uruhu ruragenda ruhinduka. Uruhu ni ikintu cy'ingenzi cyane. Uruhu ruriho rurazaho navuga utubyimba, urimo urishimagura, urimo urumva hari umuntu buri gihe iyo afite ikintu kidasanzwe aba cyumva. Ariko wenda mbonye nk'umwanya nagenda mvugaho wenda nk'ibimenyetso mpuruza, ukagenda nkurikije nanone imibare ya kanseri, kuvuga uti ni kanseri zihe nyinshi dufite mu Rwanda ugereranyije. Kanseri buriya nyinshi cyane, ariko nanone ni ukubera ko hariho ubukangurambaga burusumbye ibindi. Kanseri y'ibere iracyaza ku mwanya wa mbere. Kanseri y'igifu nanone, Bibiane, iyo tuvuze kanseri y'igifu abantu ntabwo babimenya ko kanseri y'igifu ihera mu muhogo, ikaza mu gifu, ikaza mu mara matoya, ikaza mu mara manini, ikaza aho umwanda ubikwa, ikagera no ku kibuno. Ibi byose rero ibimenyetso mpuruza biba ari ibihe? Yego, ibimenyetso mpuruza cyane cyane harimo nko kubona, urugero, umuntu arimo ava amaraso. Urava amaraso mu buryo budasanzwe, urimo urananuka, urarara ushyuhirana, umubiri wawe wose urashyuhirana, urabira ibyuya bidasanzwe, urimo urabona uruhu rwawe ruhinduka, urimo urabona inzara zawe zipfupfanyara cyangwa zirimo zangirika, urimo urabona upfuka umusatsi, urimo urabona ururimi rwawe rugenda ruhinduka, urimo urabona mu kanwa ko hasaga mbere mu myaka 2 ishize siko hasa. Rwose turagusaba ko uza ukisuzumisha, kuko biragoye ko ugira kanseri ibyo bintu byose tuvuze ukabura na kimwe. Biragoye pe. Yego Dr. Ibyo ari byo byose nk'uko mwarimo kubitubwira, birumvikana wenda umuntu aramutse abonye ibyo bimenyetso ntiyihutire kujya kwa muganga. Ni ukuvuga ngo niba wenda uruhu rurimo kwangirika, rwakwangirika kurushaho, cyangwa se niba arimo kuva amaraso mu buryo birumvikana nyine hari ingaruka bishobora kugira. Turebe umuntu waba arwaye kanseri ariko agatinda kuyimenya. Iyi kanseri wenda igaragaye bitinze cyangwa se yaramaze kumurembya, ni izihe ngaruka bishobora guteza umubiri w'umuntu? Iyo watinze kwisuzumisha, iyo watinze kuyimenya, kanseri irakura. Nakubwiye tugira ibyiciro, icya mbere kugera ku cya 4, kandi uko tuvuga ngo tugira icyiciro kuva ku cya mbere kujya ku cya 4, hari n'igihe cya mbere tugicamo ibice. Wenda ukavuga uti ni icya mbere A, ni icya mbere B, cyangwa ni icya mbere C. Uko tugenda tubizamura kugera ku cya 4, tugenda tubicamo gutyo bice, ni nako umubiri urushaho kugenda uzahara. Ikindi nongera kukubwira nuko mu by'ukuri umubiri wacu urakorana. Niba ufite kanseri y'ibere ikaba igeze kuri icyo cyiciro, ntibizagutangaze gutangira kubona byatangiriye ku ibere, ariko ntibigutangaze kubona uruhu ubwarwo rutangiye kumeraho
utuntu tudasanzwe. uruhu rw'ibere ruba kuko bihera mu ibere, hari igihe ibere ryo ubwaryo riba ryarazahaye rimeze ukuntu ureba riba na rigufi, buriya riba na rigufi, rimwe amwe arabyimba ukurikije ubwoko, kwa kundi twavuze ubwoko bwa kanseri, ariko rimwe ujya ugasanga ryabaye rigufi cyane kurusha irindi. Ikindi ni uko rihindura, hari ibyo twita ngo ni peau d'orange, rigahindura uruhu rw'ibere, ukajya ukabona mu by'ukuri uruhu rurasa nk'aho ari igishishwa icunga uraribona, ugasanga uruhu rwamaze kumera gutyo, wenda ariko avuga icunga rihiye, ukabona uruhu rw'ibere rubaye kuriya. Icyo ni kimwe, ariko hari n'igihe usanga aho ibere rishorera hari ibibyimba, ugasanga mu kwaha harimo ibibyimba, ugasanga mu ijosi haje ibibyimba, ugasanga aho ibere mbese tubyita ngo ni triangle dise cyangwa breast triangle, ugasanga haje ibibyimba. Ubwo rero mu by'ukuri iyo ubonye kamwe, yemba mvuga rwose kubera ko abantu bose bafite amasiranse bagahise bazi. Ubwo twafashe ibere rero, ariko reka tuvuge ngo wenda ufite kanseri, wenda reka tuvuge ngo igifu nubwo tugicamo ibice, kubera iyo tuvuze igifu umuntu yumva igifu nyine muri mugabuzi, ariko mu by'ukuri igifu gifite ibyo bice uko twagiye tubivuga. Hari umuhogo, hari icyo gifu nyine icyo twita stoma, hari amara matoya, hari amara manini, hari rectum cyangwa se aho umusarani ujya kugeza igihe tugiye kwituma. Ugasanga uwo muntu mu by'ukuri yariye araruka, buri uko arangije kurya araruka, buri uko ugasanga hari n'abubaza ese uruka ibyo kurya ukaruka n'ibyo kunywa, ati byose ndaruka. Ushize igihe kingana icyo utaraza kwa muganga, ati hashize nk'umwaka. Uwo muntu rero uribaza uti azaba hate? Yakabaye aza iyo mu gihe utangiye uriya kana kariho kose ukaruka, byakoye byiza ukaza tukakurebera mu gifu, kubera ko buriya indwara iba yakuze. Ubwo niho utangire, iyo utariye urananuka, ingaruka wavugaga mu ingaruka, urananuka, indwara irakura, harimo byakuviramo n'urupfu. N'izindi nyama zirafatwa kubera ko umubiri wacu urakorana. Ntabwo ushobora kuvuga ngo urwaye igifu ngo noneho ngo uraza kubyibuha, ntabwo bishoboka. Uvuga ngo urwaye igifu ngo noneho ngo uraza kumera neza, ntibishoboka, kuko abandi igihe bafite apeti yo kurya, yo gufata ayo mafunguro, wowe ntibigushobokera. Ikindi kirimo rero nanone ngira ngo mbwira abantu, ibi byo wenda banabyitiranya, ariko utangira gutoranya, ugasanga ibyo kurya waryaga mbere ntabwo wumva ubishaka, urashaka gutoranya, urumva urashaka guhitamo, kandi ukurikije na community zacu amahitamo ntabwo aba ari menshi. Aho rero biba byiza ukaza ukavuga uti mu by'ukuri kera niriraga kawunga, niriraga umuceri nta kibazo, ariko ubu ngubu byarahindutse sinkibibasha. Byaba byiza umuntu akaza akakurebera. Muti byaba byiza umuntu akaza akakurebera. Nanone mu bintu mwadutangarije ni uko n'abagabo barwara kanseri y'ibere, nk'uko mwabitubwiye, tubwira ko n'abarembejwe nayo nabo bahari. Ubwo nyine abo biba byasabye yuko bagomba kuguma kwa muganga kugira ngo bitabweho. Ariko umuntu udukurikiye, wenda umugabo udukurikiye muri kano kanya, ashobora kuvuga ati ni gute se ndwara kanseri y'ibere kandi njyewe ntagira nyine amabere nk'ay'abagore? Kubera ko ahanini impamvu ndimo ndavuga ibi ni uko ubundi kanseri y'ibere nk'uko mwabitubwiye ni nyinshi, ni imwe mu zihangayikishije mu Rwanda, ni n'imwe mu zihitana cyane cyane abagore. Abagabo barwara kanseri y'ibere kubera iki? Murakoze, nagira ngo nongere mbisubiremo. Viviane, abagabo barwara kanseri y'ibere, icyo ngicyo rwose kiranyibutsa na byinshi. Hari abagabo tujya tubona ukambwira ngo urwaye umwingo, bakumva yuko umwingo ari uw'abagore. Icyo kintu rwose nagira ngo abantu bagerageze kukimenya. Twese tugira imisemburo. Ikintu wavuga nk'umushoferi, umuntu navuga ikintu gitwara cyangwa kiyobora kanseri cyane cyane mu badamu ni imisemburo ngore.
iriya misemburo ngore n'abagabo barayigira. Yego, umuntu wahava akagera agira imisemburo ngore, agira imisemburo ngabo. Igitanga diferanse cyangwa ikinyuranyo ni ukubera ko abagore bagira imisemburo ngore myinshi n'abagabo bakagira imisemburo ngabo myinshi. Ntago kubera ko ubu twamenye ko kanseri cyane cyane y'ibere, nubwo numvaga ntashaka ko yiharira izindi kanseri iyo tubonye amahirwe nk'aya ngaya yo kubisobanura. Ni ukubera yuko abadamu aribo bagira iyo misemburo myinshi, ariko ntibivuga ngo umugabo ntagira uwo musemburo. Yewe turanabireba tukareba niba yajya ku miti imwe nk'iy'abagore, nk'iy'abadamu tubashyiraho, cyangwa se tukareba ko yajya ku miti itandukanye, kuko nk'uko nakubwiye yaba ubungubu kugira ngo umuntu wenda nabisobanure neza, ya twari dufite n'ijambo mu kinyarwanda twavuga sel cyangwa cells, uturemangingo, ariko iyo bavuze uturemangingo njye numva ADN, ubwo sinzi, ariko bavuga uturemangingo buriya niho hari intangiriro ya kanseri. Kuba rero Bibiane ufite umusemburo ngore y'uturemangingo tw'abagore, ntibago bivuga ko jyewe ntafite uturemangingo tw'abagore, nanjye ndadufite. Hanyuma ibyo ntago bikuraho ko waba ufite ako karemangingo kayoboye ya kanseri mu mikurire yayo ko kayikuraho iwanjye, nanjye ndaza kuyigira. Yego umubare ntago uri we ungana, ariko nagira ngo mbabwire yuko rimwe na rimwe n'abagabo bagira kanseri y'ibere. Rwose ibyo tubibwiye n'abantu usanga ari agashya, ntago barabyumva, biracyari kure, ariko ni buhoro buhoro. Twatangiye tuvuga yuko kanseri ari indwara ihangayikishije, dukurikije abo tubona ihitana, dukurikije abo tubona irembya, tunakurikije n'abashobora kuba barwaye iyi ndwara nyamara batabizi. Ibi rero biratuma tubaza, kugira ngo idakomeza kuba indwara ihangayikishije, kandi twumvise ko mu gihe umuntu yivuje hakiri kare aba afite amahirwe menshi yo gukira, biradusaba iki? Muratugira nama ki nk'abaganga? Murakoze. Ikintu cya mbere navuze ni uko bishobotse, wenda dutanze urugero rw'ibere, twagerageza abantu bakiga kwisuzuma bo ubwabo, bakajya bisuzuma, bikora ku ibere, ukumva niba hari ikibyimba kirimo kidasanzwe, kureba ko ibere ryahinduye uko ryari risanzwe risa, kureba ko hari utuntu twamezeho cyangwa twakuze, cyane cyane imoko, kureba ko yahinduye uko isa. Ikintu cyose kijeho ukajya kureba umuganga, bishobotse ukareba umuganga nyine w'inzobere muri byo byarushaho, ariko utamubonye nanone, aho kugira ngo udindire wagisha inama. Abajyanama b'ubuzima benshi ubu barabihuguriwe, bajya babegera mbere y'uko bazahara cyangwa indwara ikura. Ubwo wenda ni urugero rw'ibere, ariko no ku zindi kanseri, ubonye utakaje ibiro bidasanzwe, ubonye watangiye gutoranya ibyo kurya, ubonye uruhu rwawe rwahindutse, ubonye inzara zahindutse, ubonye imisatsi yawe irimo ipfuka, nta kintu kiyipfura kigaragara, twagusaba yuko rwose wajya kwisuzumisha. Hanyuma ikindi kijya kiba inzitizi ni uko abantu batinda kubona za siranse, ariko ubu ngubu byarahagurukiwe kugira ngo abantu nyine iyo ufite asiranse ubuvuzi buroroha, ari za mituweli zigatangirwa igihe n'ibindi, cyane cyane mituweli kuko ariyo ifasha abaturage benshi. Murakoze. Ngizo rero inama tugiriwe na Dr. John Butonzi, hakaba agira inama abantu kwivuza, kwisuzumisha mu gihe icyo ari cyo cyose wumva hari icyaba kitagenda mu mubiri, niba cyane cyane ku mubiri hari ikirimo guhinduka, ukajya kwisuzumisha. Ikindi abantu bakaba bakwisuzumisha atari uko banatangiye no kumva ibyo bitagenda mu mubiri wabo, ahubwo ukisuzumisha kugira ngo unihembe uko utekereza, ukavuga uti hari abavuga bati nzi iyo fura,
uko utekereza kwiyofura akantu runaka uniyofure kumenya neza uko umubiri wawe uhagaze, kuko umunyarwanda aravuga ngo ahaguma amagara. Ikiganiro menya wirinde cy'uyu munsi naha tugisoreje, munyemerere tubashimire cyane, nanashimira mugenzi wanjye Byiringiro wari urimo kumfasha ku mashusho. Ibihe byiza, ikiganiro menya wirinde naho ubutaha mwari kumwe nanjye Ingabire Ejedi Bibiyo.